byaba ibibazo. Ese uyu Hanta ko tuzi neza akomeje kuba yihisha muri Nkuranga nawe akomeje kuba yaba umuntu uraho ngaho udafite amakuru, ibaze none naza kwakira amakuru k'uyu murumuna we ari we papa w'umwana wa Vumilia yirirwa rwanira umunsi ku munsi, yirirwa hangana nawe umunsi ku munsi, akaba ari we papa w'umwana wa Vumilia afite. Guys, ese uri kubona ibintu bibazo byose Nkuranga akomeza kuba yisanga umunsi ku munsi, Nkuranga akomeza kuba yisanga muri situation mbi gutya bene kano kageni, utekereza we kugira ngo ibintu zabivemo azakora iki? Ese wowe ukurikirana filime yacu My Daughter, tekereza kano kanya ube wambwira, ese umunsi Isabella nawe azakira amakuru ko umurumuna w'umugabo we ari we se w'umwana wa Vumilia kandi azi neza uburyo hanganiye uyu mwana byadanje, utekereza ko we azabyakira ute? Isabella arwana intambara akiyirwana. Ese ibaze umunsi bagize umwaka Isabella akagaruka bakamurekura, ibaze ahantu ho bazamucikira. Guys, mwayikaze niba rwo gambira bugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo urebe niba watanze inkunga yawe yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe cyane mu biganiro byose tatse gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ndagira ngo ube watanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu My Daughter. Ese utekereza ko iyi situation Vumilia akomeza ko yajyamo ndetse na Hanta ubona bazayikura mote? Ese utekereza ko uyu murumuna wa Nkuranga situation akomeza kuba yishira amatavugisha kuri ubona azayicikira hehe? Guys, ibibazo byo nago byashize, turabizi ko ibibazo byo bigihari, turabizi ko igihe cyose bataravugisha ukuri we babwiza Nkuranga ukuri igihe Isabella ataragaruka. Turabizi ko Isabella amaze kugaruka intambara barimo kuba bizanaho, uyu muriro barimo kuba birahuriraho, turabizi ko batazawucika. Isabella twese twamaze ko twabona icyo ashoboye ndetse n'ikintu yakora mu gihe cyose abonye umuntu wamuhemukiye, mu gihe abonye umuntu wamufashe nabi, turabizi icyo Isabella yamukorera. Ese uyu Hanta ahantu ari kano kanya ni hehe? Ese uratekereza uyu Hanta noneho kuba abana na Nkuranga hano kwa Nkuranga, azi neza uburyo Nkuranga yahangayitse arwanirira uyu mwana byadanje, uburyo yafashe uyu mwana yaramugizwe burundu, yarazi neza ko nawe yifitiye umwana, hanyuma yaho bakaza kumumwambura, hanyuma yaho uyu Hanta nawe akaza hano kwa Nkuranga kuza kuba babana. Azi neza uburyo Nkuranga ahangayitse no kuba yarabuze umwana we, kandi azi neza ko uyu mwana ari uwe. Hanyuma nabe yabwiza mukuru we ukuri ngo abe yamubwira ko uyu mwana ari uwe byanyabyo, ubona ibibazo we yishiramo ari ibihe? Ese wowe ujya utekereza umunsi Nkuranga amaze ko yamenye ukuri, akamenya ko uyu babana ari we papa w'umwana wa Vumilia afite ikintu azamukorera? Turabizi ko Nkuranga umujinya afite wo kuba yarabuze umwana, nubwo uyu nguyu ari murumuna we, ariko turabizi ko atapfa kuba yamucika amahoro. Nubwo uyu nguyu ari murumuna we, turabizi ko bino bibazo byanga byakunda, ingaruka zizamuzaho ni ingaruka nini cyane, ku buryo nawe azicuza impamvu atavugishije ukuri ngo abe yabwiza mukuru we ukuri kuva mbere hose. Ese ubona Nkuranga atababaje? Nkuranga ibibazo byose turabizi ko niwe biza byirundaho. Nkuranga buri kimwe cyose kiza ari we kiri kuganaho. Nkuranga nk'inzira karengane muri bino bibazo byose bikomeje kuba byaba, we akomeza kuba yahangayika, yagira agahinda gakabije, kubera ko we yisanga muri bino bintu atazi iyo biri kuva n'iyo biri kujya. Ese ari wowe ukisanga muri situation Nkuranga buri kanya yisangamo, wakora iki? Ari wowe ukisanga muri ibibazo byose byo Nkuranga yisangamo umunsi ku munsi, wakora iki? Nkuranga wakomeje kuba yahangayika ku rwego rwo hejuru. Nkuranga we akomeje kuba yahura n'ibigeragezo bikomeye cyane, kubera ko arenze akarengane muri kino kibazo cyose gikomeje kuba cyaba. Ese umunsi yamenyesha ukuri noneho
umunsi Nkuranga yamaze kuba yamenya ko uyu nguyu murumuna we ari we papa w'umwana wa Vumilia afite, ari we wateye inda Vumilia, akaba yaranze kuba yabimubwira kare kose akigera hano, ubona bitazaba ibindi. Guys, nongere kuba naguha ikaze hano kuri Venke Empire ndetse no ku kiganiro cyacu muri zino bende sense ziba ziri guca hano kuri Venke Empire. Icyo ngusaba ni ukuba wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe kugira ngo tujyane mu biganiro byose tuba turimo gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu umuki. My daughter, ese waba ukunda filime yacu My daughter? Ese ko tubona noneho biri kuba byaba ibindi kuko tubona n'ibibazo bikomeje kuba byiyongera cyane, utekereza ko bizakemurwa n'iki? Kuba Isabella afunzwe ndetse na Nkuranga nawe akaba ari hano, akakomeje kuba yajya mu bibazo bikomeye cyane, hakaba harabuze umuntu wamubwiza ukuri ngo abe yamukura muri rino hurizo ahoramo, utekereza ko bizaborohera? Ese Isabella ukuntu tumuzi ukuntu ari shitani mbi cyane, ukuntu tumuzi ukuntu ari mubi bya hatari, umunsi nawe yakiriye ukuri kose kugaragara muri bino bibazo byose, akakira ukuri ko uyu mwana yirirwa arwanira ari uwa murumuna w'umugabo we, utekereza bikazabyakira ute? Utekereza ko we ibibazo byose azabimanaginga gute? Isabella turamuzi ko ari mubi, turamuzi ko nubwo ari muri gereza ibintu bibi byose yanabikora anafunzwe, turabizi ko ashaka kuba yahemukira umuryango, yahemukira no muri gereza. Ese uyu Hanta ahagarariye he kano kanya? Guys, ibitekerezo ni byawe kugira ngo tube twajyana mu bikorwa byose bya filime yacu My daughter. Rero munabizi ko tudatinda amagambo, munabizi ko tutatinda mu bintu byinshi, n'abatindire kongera duhure kuri episode ya 87 ya filime yacu My daughter. Turabakunda cyane muri abantu bagaciro hano kuri Venke Empire. Ngiye wabagezeho zino bende sense n'inde kwa niyo nsenga Venke.